ni umuvuduko TV kuri YouTube, niyo channel yacu. Ushaka kuzana ugakora subscribe kugira ngo tujye tuyibanamo neza cyane, birahendutse. Ni ugukanda kuri subscribe, ugakanda hari ako kazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu bambere ubona notification zacu, kandi ntubyihererane. Ugakanda share ubisangiza abandi, ugakanda kuri like nimba wabikunze. Ibyo unenga cyangwa se nibyo ushima muri comment nicyo gisubizo. Reka rero tugaruke mu rukundo aka kanya. Channel yacu n'umuvuduko TV, hari ibintu 10 byagufasha kwikuramo uwo wakunze ariko we utarigeze ugukunda. Umunyarwanda ati gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Arongera aravuga ati gusuhuza utabishaka bitera imbavu umusonga, gusegekera utabishaka bitera imboho mu menyo, ndetse no guherekeza utabishaka bitera inzira agahinda. Ibyo byose rero kugira ngo byirinde, tugiye kukugezaho ibintu bigera ku 10 byagufasha kwikuramo wakunze ariko atagukunda. Birasanzwe ko abantu bakundana ndetse bikomeye, maze muri uku gukundana kwabo ugasanga hari ibintu bitandukanye basezerana ndetse bakeka ko bizahoraho. Muri iki gihe rero haba bazi ko bashobora kuzabana ubuzima bwabo bwose, ndetse bakabana nka Romeo and Juliet, ndetse bakabona ijuru rito nk'uko benshi babivuga. Nyamara hari ubwo rukundo rwabo rugeraho rugahagarara rugakonja, akenshi biturutse kuri umwe muri aba bakunzi. Muri iki gihe bikomerera uwanzwe cyangwa se usanga uwafashe icyemezo cyo guhagarika urukundo ntacyo bimutwara, kuko akenshi abafite impamvu cyangwa se afite undi bakundanaga. Rero uwanzwe atabizi. Ahangaha turacyari umuvuduko TV. Rero aha wakwibaza niba icyemezo cya mbere umuntu akwiye gufata ari ukwiheba cyangwa se yakwiyahura nk'uko bamwe babigenza. Dore rero bimwe mu byo wakwifashisha kugira ngo wibagirwe uwaguhemukiye, bityo ubuzima bukomeze nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Pluriel.fr. Hari ikintu cya mbere, hari ukurira. Ushobora kuba warakomeretse ushaka kwibagirwa ibyabaye, ukaba udashaka umutwaro w'agahinda cyangwa se ushaka ko umubabaro ufite wagenda, ukeneye kugira ngo ukire. Kurira ni inzira ituma umubiri urekura amarangamutima. Irinde rero gufata ayo marira, kuko ari intambwe ya mbere yagufasha kwibagirwa ibyabaye. Ikintu cya kabiri ushobora gukora ni ugushaka ibyo uhugiramo. Igihe cyahise kiragoye kandi cyahise ntikiba kikigarutse, cyane cyane rero iyo watandukanye n'umukunzi. Niba rero ushaka kwibagirwa cyangwa se kuba wakwikuramo uwo, ugomba gushaka ibyo uhugiramo, kuko nuba uri muri byinshi ntuzabona umwanya wo gutekereza ku byahise cyangwa ku muntu mutari kumwe. Hari ikintu kikurikiyeho, rero ni ukumukura mu bantu wafataga nk'ab'ingenzi. Ibi ntibisobanura ko nta kintu yakumariye cyangwa se nta n'ikindi ashobora kukumarira, ahubwo bituma wumva ko nyuma ye haboneka abandi bakomeye kandi bashoboye kumurusha. Ijambo ry'Imana riravuga riti haracyari icyizere ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka kikagira n'amashami meza cyane kurusha ya mbere. Niyo mpamvu rero iyo ibintu birangiye nta mpamvu yo kubyizirika, ahubwo ugomba gushaka ubundi buzima. Kuko niba hari ibyo rero wamwitabazagamo bigukomereye, uba utazongera, kuko aba afite undi agomba kwitaho. Iyo rero umukuye mu bantu bawe b'ingenzi, rero bigufasha kuba wamwibagirwa. Turacyari umuvuduko TV, ahangaha ni kuri YouTube. Rero hari gutembera nabyo buriya biraruhura ndetse no kwishimisha. Kutigunga nabyo biri mu byagufasha. Niba mwarajyaga mukunda kuba muri kumwe, aha ugomba gukora ku buryo ahantu mwahuriraga uhibagirwa, hanyuma ugashaka ahandi heza kandi hakunyuze uzajya usohokera cyangwa se utemberera. Akenshi wagiriye ibintu bibe ahantu cyangwa se n'ibyiza iyo uhageze uhita ubyibuka nka film, bikaba nkaho bibaye ejo mu gitondo. Rero nkaha mu rukundo, no kugira ngo ugire deception, urira ama etage, ugira ute cyangwa se ugana ibiyaga,
my friend. Ikiza rero nuko wajya witemberera kuko ubuzima ni buto, hari ugukora cyane cyangwa se kugira ibiguhuza. Buriya umuhanga yaravuze ngo buriya kwihorera kwiza ni ugukora ukaba neza cyane kurenza uko umuntu atagushakiraga. Guha umuntu igihe nuko uba umukunda, igihe rero mutagikundana biba byiza iyo ushatse ikintu kikwibagiza umwanya mwasohokanaga, mwamaranaga, muganira ndetse n'ibindi bihe byose bitandukanye mwagiranaga. Kuba wahora ufite umurimo uhugiyemo rero bituma utabona umwanya wo gutekereza ku bindi uretse akazi kawe, maze wanakarangiza ugashaka ibindi uhugiraho. Turacyari Umuvuduko TV hano kuri YouTube, of course tuza tubana namwe, kubana natwe namwe kuko igikuriro cyacu nimwe tugikesha. Nukuza ugakora subscribe ugakana ukazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu bambere ubona notification z'Umuvuduko TV, ukaza ugakanda kuri like nimba wabikunze, ukabisangiza abandi kuko buriya ngo biryo bisangiwe. Waba hari ibintu washimye kubitugaragariza muri comment n'iby'agaciro kanini. Rero hari ukwibuka ibyo wihanganiraga ubwo mwakundanaga, ingeso zitagushimishaga kuri we nko kwikunda ndetse n'ibindi bituma rero byatumaga mutumvikanagaho, bishobora gutuma wumva ko n'ubundi hari kuzagera igihe rero ntimubashe kwihanganirana. Nibyo rero ni byiza rero gusubiza amaso inyuma ukareba uko umukunzi wawe yitwaraga, by'umwihariko for negative side. Ikintu cya gatandatu hari ukubwira abandi ko mwatandukanye. Sometimes hari abantu bagira ipfunwe cyangwa se kimwaro, bakihagarara ngo nimvuga ko twatandukanye ndaba nishyize hanze, ariko akenshi uburimo urigora kuko buriya mu by'ukuri umuntu aragenda ariko imyaka yo ntihagarara. Kwihererana ko mwatandukanye n'umukunzi wawe bishobora gutuma uturi ku mutima cyangwa se bikanakubera barriere cyangwa se inzitizi ndetse n'urugi rufungishije amahwa rutuma abandi bataza kandi baguha ibyishimo byiza cyane. Aha rero kubibwira abandi ndetse ukabiganiraho cyane rero mu bari bazi ko mukundana biragufasha kuko bituma batazajya bamukubaririzaho ndetse bikanagufasha kujya ubanyomoza mu gihe batangiye kumukuganirizaho kugira ngo bitaba byanabuza abashaka kuza kukwikundira kuza. Ugomba kubwira abantu ko nta gahunda mugifitanye. Hanyuma hari ikintu cya karindwi, hari ukudahubuka. Ari benshi nzi bagiye batwarinda agatandukana n'umukunzi, yatandukana na Ale ni urugero, agahita avuga ati Frank urahari uri karibu ngusure, akanapostinga amafoto yifotoje yishimye cyane kugira ngo ababaze Ale nyamara inda yinjiye, cyangwa se Ale nawe agahita ashaka undi ati Kevin karibu hano kabisa kubera ko yatandukanye nda na Susan. Ariko ibyo bibazo byose uba wikurura ntabwo mwatandukanye azagira icyo bimutwara. Mu gutandukana n'umukunzi wawe haza abasore cyangwa se abakobwa benshi, yemwe na bamwe wari waranza. Aha rero ngo ugomba kwitonda kuko akenshi aba baba bazanywe no kugukina ku mubyimba kuko uba warabanze nawe ukaba wanzwe. Ibi rero ntabwo bivuga ko uba wiyimye amahirwe yo gukundwa, ahubwo nuko ugomba kwitonda cyane kuko abaza bose baba barimo n'abakuryarya. Umufaransa ati pour mieux sauter il faut reculer, kugira ngo usimbuke neza ugomba gusubira inyuma rero ugatekereza cyane. Ikintu cya munani hari ukwibagirwa ibya kera. Ubundi tubaho ubuzima bwa none n'ubuzazi y'Imana iduhaye umugisha, ariko ntabwo dushobora kubaho ubuzima bwa kera. Iyo wihaye kubaho ubuzima bw'amateka bwa kera, ibintu byinshi biragusiga kandi ugaheranwa n'icuraburindi. Hanyuma rero niba utandukanye n'umukunzi, ibyo ari byo byose hari byinshi muba mwarasezeranye. Ni igihe cyo kwibagirwa ukabisiba mu mutwe wawe. Ibagirwa ibyo byahise kugira ngo utangire gutekereza ku bizaza n'ubuzima bushyashya.
icya cyenda tangira ubuzima bushya nyuma yo kunyura muri izi nzitizi zose n'inzira zikomeye ukeneye kongera kugira inshuti kuko ukeneye gukira ukomora ugashaka umuntu wo kukwibagiza ibyabaye. Kwibagirwa ibyakubayeho biragoye cyane ariko birashoboka. Ntibyoroshye gutekereza ku mukunzi wawe mwatandukanye ndetse n'ibihe mwagiranye. Ibyo byose rero biri hejuru bishobora kugufasha. Hari icya 10 ari nacyo tugiye gusorezaho mbabwira ko twe tukiri umuvuduko TV ngaha ni kuri YouTube. Kubana natwe ntabwo biremereye, ni ugukanda subscribe inshuti, wanarangiza ugakanda hari ako kazogera kugira ngo ube uwa mbere mu bambere ujye ubona notification. Gukanda like nabyo ni ingenzi kuko iyo bikunze bidutera imbaraga, ndetse iyo bishangije n'abandi tukaya twumva batuti hari umuntu waduhaye inkuru yo ku muvuduko TV iratwubaka, ndetse ukaduha n'igitekerezo ra hepfo. Nabyo ni byiza. Twabagezagaho ibintu 10 by'umwihariko bishobora kugufasha kwikuramo umuntu waguhemukiye mu rukundo mugatandukana. Tugeze ku cya 10 aricyo cya nyuma, hari kwishimisha uko ushoboye. Ariko ibi ngibi bivuze ko niba hari icyo wiyimaga kubwo kurengera imibanire yanyu ntibyakubuza gufata izindi ngamba, kuko rero ube wakwitaho kurusha ugura nk'imyenda mishya. Ariko ibi ngibi ntibivuze ko ugomba gusosagura, ugomba kuba wanasokoza yes niba uyifite kenshi, ndetse no kuba wagura perfumes meza. Bityo rero ngo bishobora kumutera kwibaza ko anatesa nicuza no kwicuza ashaka kuba yakugarukira. Ariko nanone hari nka parfum yitera, cyangwa se witeraga mukiri kumwe, of course ashobora kuba yarakuguriraga, ariko izo ushobora kuzihindura byaba byiza. Rero ubaye waranzwe rero ugomba kumenya ko ubuzima bwawe bugomba gukomeza, kabone nubwo wakwanga bwa jana. Icyemezo ntikigomba kuba kwiyanga no kwiyahura, ugomba kubyibagirwa ukiyitaho ndetse kurusha uko usanzwe. Bityo rero ntazatinda kubona ko yibeshye, kandi agomba no kuzirikana ko ashobora kuba atari we wari waragenewe. Akenshi umuhanga yaravuze ngo ibintu byose by'imyanda cyangwa se bitagikenewe biratabwa. Niyo mpamvu n'urwo rukundo ubona ko rutagishoboka, nta mpamvu yo gukomeza kurwizirikaho. Ariko nimba ubanye n'umuntu neza, nawe uzaharanire kutamuhemukira ndetse ajya kubera urwibutso rukomeye. Ahangaha twari umuvuduko TV, twari turimo turaganira ku rukundo. Reka tubasezere, twizere ko muguwe neza cyane aho muri. Ciao.